murakoze. Uyu munsi tugiye kuganira na Mugisha Patience maze imyaka 2 afunguye channel ya YouTube, akaba amaze kugira subscriber ugera kuri 400. Tugiye kudusangiza rero urwo rugendo rwe. Mr. Mugisha, meze neza nta kibazo. tugiye kubaza rero ibibazo kugira ngo udufashe kumenya urugendo rwawe kuri YouTube. Nta kibazo mwambaza. Se ni iki cyaguteye imbaraga zo gufungura channel ya YouTube? Ikintu cya mbere cyane courage zo gufungura channel ya YouTube nuko numvaga hari ibintu nzi kandi mu nshaka kubimenyesha abantu. Ikindi hari indirimbo mpimba, bwari uburyo bwo kugira ngo mbashe kuzitangaza ko n'ikintu cya mbere nashyize kuri YouTube niyo ndirimbo. Rero manumva kandi nshaka ko byazambera n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga, ariko bidakunze no kuba nafashije abantu kugira ibyo bamenya, nabyo byaba ari umusaruro ukomeye. Ese ugitangira wumva uzajya kure bingana gutya? Ahubwo mbere natangiye numva ko nzagera kure cyane, ariko ngeze aho mbona ahubwo nta cyizere ko namaze umwaka urenga naruzuza abasubscriber 100 kandi mbona ko ntako nakoze. Ariko kuba narageze kuri abasubscriber 400 ni intambwe ikomeye cyane. Ntabwo numva ko nzabigeraho, kandi nizeye ko nzajya no kubiruta ibingibi. Ese nta mbogamizi wigeze uhura nazo muri uru rugendo? Imbogamizi zo ntabwo zabura, kuko nyine hari kuba umuntu yakoze ibintu yabishyizemo imbaraga, rero ukabona abantu ntibari kubireba, cyangwa se ugasanga n'abasubscriber ntibari kuboneka. Mbese nyine ugasanga umuntu ari kurwana intambara yo kugira ngo abone abantu bamukurikira, kandi wenda bitari gukunda. Rero ibyo nicyo kintu cyangoye urebye. Se umaze guhura n'izo mbogamizi wabyitwayemo? Ikintu nakoze maze kubona ko nyine aba subscribers batari kuboneka, natekereje ibintu bishya nazana, nko kuzana kwiga solfège, gukora indirimbo bari kundeba, noneho nshyiraho n'ibindi bintu bitandukanye nyine bitari amanota gusa, ahubwo ngashyiraho n'indirimbo zirimo n'amagambo ndi kuririmba. Ibi byose ndumva ari byo nakoze kugira ngo mbashe kubona abasubscriber, kandi numva nzakora n'ibindi biruta ibyo ngibyo. Ni iki kigutera imbaraga zo gukomeza gushyira ibintu kuri channel yawe? Icya mbere ni uko mbona ko ari icyo bitanga, kuko uko nsohoye indirimbo cyangwa se ikintu runaka, hari abasubscriber biyongera kuri channel yanjye. Rero ibyo byose bintera courage, kandi no kuba nyine hari abantu barebye nk'indirimbo runaka, mpita numva ko nakora n'indi imeze nk'iyo ngiyo. Nicyo kintu kintera courage, kuba mbona ko hari abantu banshyigikiye. Uba wumva wifuza ko channel yazagera hehe, yazagera kure bingana? Ibyo ngibyo biragoye kubisubiza, ariko nyine numva nagera kure cyane, nkamenyekana, channel yanjye ikamenywa n'abantu benshi, kandi ikarebwa n'abantu benshi, yaba mu Rwanda ndetse no hanze, kandi bikanagira icyo binyungura mu buryo bw'ubukungu. Numva ari ikintu nifuza kuri channel yanjye. Kuva wafungura channel yawe ni iki wungutse, iki yakunguye? Ikintu cya mbere nungutse ni ubumenyi. Uko umuntu agenda akora ibintu, niko agenda yungukamo ubumenyi butandukanye. Nk'urugero, iyo nabaga ngiye gutegura isomo ry'umuziki, byansabaga nanjye kubanza nihugura. Ikindi ndi gutekereza gukora indirimbo zirimo amajwi, n'izi bintu bya production, kandi namenye ibintu byinshi cyane ku buryo numva ko nabyo nazanabikora. Ikindi nungutse inshuti, kandi mbona na occupation, kuko bindinda kwiheba ngo numve ko nabuze icyo nkora. Mbibona ko wenda nta kintu ndi gutanga cyane, ariko
nibura kuba umuntu afite ikintu ari gukora nabyo ubwabyo bifite akamaro. Ese ni gute uvanga gushyira ibintu kuri channel yawe no gukora ibindi bintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi? Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ibindi bintu bya channel ntabwo ari ukuvuga ngo mbikora full time ahubwo ni ibintu nkora nyine nko kurelaxinga, kuko umuziki kuri njyewe ntabwo ari akazi, ahubwo ni nk'umurimo, ni nk'ikintu nkora ndi kuruhuka. Hari igihe ndi kuruhuka nkagira inspiration y'indirimbo nkayandika muri uwo mwanya wo kuruhuka, ariko nyine n'ibindi bintu bisanzwe ndabikoraho kuko nkunda ari ibintu by'ikoranabuhanga cyane. Buriya ndakeka ko ari nabyo byamfashije no gukora n'iyi channel. Rero ntabwo bituma mbura umwanya wo kubyitaho nabyo. Mfite ibintu byinshi nteganya mu buzima bwanjye kandi sinabigezwaho n'iyi channel gusa. Mbere yuko dusoza rero gira ikintu ubwira abantu bakurikirana buri munsi. Kugira ngo nsubize icyo kibazo ndabanze nguremo amarinete. Abantu munkurikirana buri munsi rero mubwire ko ntabwo muri gutakaza umwanya, kuko uko munkurikira niko nanjye ngira imbaraga zo kubereka byinshi byiza kandi by'ingirakamaro. Komeze munshyigikire rero, ibyo dukora mu bisangize n'abandi, kandi ibyo tuzageraho tuzaba turi kumwe kandi n'Imana izabibahera umugisha. Murakoze. Mumaze rero kwiyumvira urugendo rwa Patience, uburyo inzira zose yanyuzemo. Rero mukomeze mumushyigikire, mukore subscribe kuko hari byinshi biri imbere ateganyiriza. Murakoze.